yuko haleluya Imana ishimwe kubera yuko haleluya bemeye guhara amagara banze ubugingo bwabo. Imana rero iravuga ngo urengera ubugingo bwe azabubura ariko ubuganga ku bwanjye azabubona. Haleluya, mureke twemere. Yesu nashimwe mwene data, Yesu nashimwe wowe unkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro iguhe umugisha. Uyu munsi ubutumwa bwiza nabazaniye cyangwa Imana ashyize ku mutima wanjye buragira buti twemere kubabazwa kubw'izina rya Yesu. Twemere kubabazwa kubw'izina rya Yesu. Imana igumukiye cyane wowe uhaye umwanya Imana kugira ngo wumve ubutumwa bwiza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turasoma igice cya 8 umurongo wa 16. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 16 haravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Karongere subiremo, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana. Turi abaraganwana na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane. Niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane. Turongera twifashishe ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Kadusome Timoteyo igice ni cya 3 umurongo wa 12. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ni cya 3 umurongo wa 12 haravuga ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Icyakora abashaka kuzajya bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Mwene data unkurikiye, ubwo nibwo butumwa bwiza nabazaniye. Burakomeye, burakakaye, ariko ndagira ngo ubwitegereze, ubwumve neza, ubwiteho cyane. Buragukuza mu buryo bw'umwuka, burakuzamura. Haleluya. Ngo twemere insanganyamatsiko iragira iti twemere kubabazwa kubw'izina rya Yesu. Twemere kubabazwa kubwa Kristo Yesu. Ijambo rikuvuga ngo icyakora abashaka kuzajya bubaha Imana bose bazababazwa. Abashaka kuzajya bubaha Imana bazababazwa. Reka kuko iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ijambo nkunda cyane. Igice cya 5 umurongo wa 11. Reka wenda masome kugira ngo murusheho kumva iyi nsanganyamatsiko nabazaniye igira iti twemere kubabazwa kubwa Kristo Yesu. Ni insanganyamatsiko nziza ikuza umukristo. Aho ushobora kwibaza ngo se kubera icyo utavuga kwishima ukavuga kwemera kubabazwa. Reka mbabwire mwene data, iyo utiteze ibyo bintu, iyo umubabaro uje, Imana ishimye kuca mu mubabaro uragwa. Mu gihe wizeye Kristo ugomba kwizera ko ibyo azagucishamo byose witeguye kubicamo, ariko n'umwihakane. Uwo ni wo mukristo wamaramaje, uwo ni wo mukristo ukunda Imana by'ukuri. Erega bene data, wowe unkurikiye mwene data, wibuke ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dukundishe Imana yacu imitima yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, ndetse n'ubugingo bwacu bwose. Urumva ko ari no kwemera guhara amagara, gukunda Imana, gukunda Kristo,
ukamukunda kugera naho wakumva waharamagara ku bwe. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya gatanu, Matayo igice cya gatanu umurongo wa 11. Matayo igice cya gatanu umurongo wa 11 handitswe ngo namwe muzahirwa, namwe muzagira gute, muzahirwa ubwo bazabatuka babarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Imana ishimwe cyane. Babampora muzanezerwe, haleluya, Imana ishimwe, muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Mwene data mu Kristo nkurikiye, wowe wizeye, nakuzaniye ubutumwa bwiza buvuga ngo, bukwigisha ngo emera kurenganwa, emera kubabazwa, kurenganywa, uzira izina rya Yesu, uzira ubutumwa bwiza, uzira ko uri umukristo, byemere. Ndetse kandi ntibigutusheho, ahubwo ijambo ry'Imana idusomye mu butumwa bwiza uko Yesu yarimo abwira abantu, avuga abantu bahirwa, yongeyeho abantu bahiriwe ni abantu barenganya babaziza ubusa, babaziza ubutumwa bwiza. Ngo nibabarenganya namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bababeshyera ibibi byinshi. Ariko Yesu ari kuvuga ko tuzahirwa. Ni gute bakuvuga warizeye Kristo Yesu ukitotomba cyangwa kumva ucitse intege? Nta mpamvu yo gucika intege, ahubwo uri umunyamahirwe. Ijambo rikuvuga ngo ujye wishima, ahubwo unezerwe, kuko bari kukuziza ubusa. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, nibuke neza yuko dutera ikirenge mu cya Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Dutera ikirenge mu cyande, mu cya Kristo. Na Yesu niko bamugenje, yararenganye, nta cyaha yakoze, ariko yarakubiswe, arashinyagurirwa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nibwo butumwa rero bwiza nabazaniye bugira buti twemere kubabazwa ku bwande, ku bwa Kristo. Yesu yavuze ijambo rikomeye, bwoko bw'Imana, yavuze ijambo rikomeye nkunda cyane. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ubwanga ku bwanjye, ku bw'izina ryanjye wazabubona. Haleluya. Ni ijambo njya nkunda cyane ry'inkomezi, rigaragaza umukristo wamaramaje gukunda Yesu, wamaramaje gukizwa, yemera no guharamagara. Akaba yavuga ati nubwo nshonje inzara inyishe, wenda tubare ko ari nk'umukobwa, nubwo nshonje, nubwo umwana wanjye aburaye, wenda ari umudamu, ariko ntabwo, nubwo mfite umugabo uri mu 50,000 cyangwa 20, nkaba nabasha kubonamo icyo kurya ngo ndyamane nawe, sinshobora kujya kuryama nishake mpe, ariko sinjye gukora icyaha. Uri kumva? Yemeye guharamagara ku bwa Kristo, sinjya gukora icyaha kuko ndi umukristo, nizeye Yesu, ndi umwana w'Imana. Ni gute umwana w'Imana yajya gukora ibyangwa n'Uwiteka, akifata akavuga ati ndemera mpe? Haleluya, Imana ishimwe. Tugomba kugira guhamya, tugomba gukura mu buryo bw'umwuka, tukamera nka Basaduraka na Meshaki na Abedenego, ubwo babwiraga umwami bakamubwira ati ntibishoboka ko twubararira iki gishushanyo, ntabwo bishoboka ko twakiramya. Imana yacu ibasha kudukiza, ariko bongera ijambo rikomeye, baravuga ngo nubwo itadukiza ntabwo dushobora kubarara iki kirugirwamana, iki gishushanyo. Haleluya. Kandi kuko baremeye, ntibageze mu muriro se, ntibemeye bakabajugunya, ariko kubera yuko, haleluya, Imana ishimwe, kubera yuko, haleluya, bemeye guharamagara, banze ubugingo bwabo ku bwa Kristo, barabugaruriwe. None se bene data, barokore bagenzi banje, ni muzi ko bajugunywe mu muriro, mu itanura ryaka umuriro, ariko kubera ko bahaza amagara, banze amagara yabo, noneho ubwo Kristo bagasanga ari muri uwo muriro, akabagarura, ntibanapfa. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urengera ubugingo bwe azabubura, ariko ubwanga ku bwanjye
azabubona. Haleluya. Mureke twemere kumvira ijambo ry'Imana icyo ritubwira, kabone nubwo byaba bikora ku mubiri wacu kababara, ariko twe gucumura ku Uwiteka. Imana yacu iradukunda. Imana ibaho umugisha cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Reka sinanabibwiye, ariko amazina yanjye nitwa Hatumimana Eric. Ndi mwene so musangiye gucungurwa tubonera mu kwizera Yesu Kristo. Nkaba ndi uwa Kristo. Ndi uwa Kristo. Imana ishimwe. Ndakunda kubwira abantu ninjye ntabwo ndi umukristo, ko abakristo ni muri rusange. Nkajya mbabwira ninjye guhamya kwanjye ndi uwa Kristo. Harabe hari umukristo, hari sinzi nimba ubasha kubyumva, hari abakristo, ariko hari ni uwa Kristo, uwa Kristo. Rero nanjye ndi uwa Kristo. Haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Rero reka twongere dusome ubutumwa bwiza, dusome ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, turasoma igice cya 2 umurongo wa 19. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, turasoma igice cya 2 umurongo wa 19. Handitswe ngo, umutwe w'amagambo uragira uti inshingano y'abagaragu bakiranuka. Haleluya. Murumva n'uyu mutwe w'amagambo ukuntu ufite imbaraga. Inshingano y'abagaragu bakiranuka. Ndagira ngo wumve ko nawe uri muri aho hantu, nawe uri muri abo bagaragu Yesu ashima, ahamya yuko ukiranuka. Imana ishimwe. Inshingano y'abagaragu bakiranuka. Umurongo wa 19 handitswe ngo, reka duherende kuri 18. Bagaragu b'imbata mugandukire bashobuja mububashye rwose, atarabeza n'abagira ineza gusa, ahubwo n'ibigoryi. Bibiliya nivuga ibigoryi numve ko ari ugutukana. Nuvuga ngo n'abatarizera Yesu, n'abataramenya ubutumwa bwiza, n'abatarizera. Kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa. Numva igishimwa bwoko bw'Imana. Igishimwa ni uko umuntu yakwihanganira iki? Imibabaro bamuhoye iki? Ubusa. Bamuhoye ubusa. Azize umutima utunganiye Imana. Azize umutima utunganiye Imana. Niba guhora ubusa uzira umutima utunganiye Imana, Data wa twese uri wijuru bari kugushima. Ngo icyo nicyo gishimwa, baguhoye umutima ushima Imana. Imana ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana rero, ubutumwa bwiza nabazaniye buragira buti twemere kubabazwa bwa Yesu Kristo umwami wacu. Na Yesu yurebye ugasoma ijambo ry'Imana, ubona Yesu uburyo yicishije bugufi, akemera kurenganywa, akemera kubabazwa. Haleluya. Ariko ubu ngubu ukubera kwicisha bugufi kwe, kubera kwemera kubabazwa, yashyizwe hejuru. Ubu ari iburyo bwa Se. Haleluya. Ubu yashyizwe hejuru. Nawe niwemera kurenganywa kubwo kubaha Imana, kubwo kwanga gukora icyaha, ukavuga ngo nzemera mbeho mu buzima wenda bubi, ariko ne gucumura ku Uwiteka, ndakubwiza ukuri uzaba uri gushimwa n'Imana. Ibyo nibyo bishimwa n'Imana, kuko wemeye kubabazwa ku bw'izina rya Yesu. Ingororano zawe ni nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Niko twabisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 11. Hatubwiye ngo niyo batuka babarenganya, babaziza ubusa, babaziza izina ryanjye, ngo muzishime munezerwe, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ingororano zanyu ni nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Witinya, humura. Birashoboka ko ufite ibiri kukugerageza, birashoboka ko ufite byinshi biguhangayikishije, ariko witinya. Emera ku bwa Yesu Kristo, ukomeza agakiza kawe, ahubwo ujye wishima unezerwe mu gihe uzi ko bakurenganya nta kibi wakoze. Imana iguhe umugisha.
Imana itanga amahoro iguha umugisha. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 9. Imana itanga amahoro iguha umugisha. Wowe wakurikiye ubutumwa bwiza kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana ikwishimire. Amen.